rero nimba umubajije ukabona ntago ahise akwikiriza ngo akubwire uko byamugendekeye umuha umwanya wo gutuza yego umuha umwanya wo kubitekerezaho igikuru ni uko ubizi neza ko wowe nta ruhare wabigizemo rero umuha umwanya ukamureka agatuza ahubwo we nawe ntumurakarire ngo ugire umujinya hari ukuntu umuntu yinjira yarakaye nawe noneho wabona kuvugishije ahubwo ntukarakara kumurusha rero ngomba kwinjira mu rugo nabaye intare hatagira uvuga nabona ninjiye nabaye intare ntago ari buvuge ndakora iki rero ubwo nyine iyo cyinjira mu rugo rero we yarakaye akaba ati navuga uyu munsi ntagankira suza nshuti bakunzi bahirwa TV Rwanda nkuko mumaze kubimenyera buri munsi tugenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye muri inshuti zacu turabakunda cyane kandi mutuba hafi twakomeje kubona ko mutwitaho turabashimiye cyane nkuko mubimenyereye tugenda tugera ku bantu benshi batandukanye ariko uyu munsi nimba uri inshuti ya Hirwa TV Rwanda umuntu tugiye kuganira uyu munsi wabo muzi twagize umugisha wo kuba turi kumwe n'umubyeyi wacu mama Hirwa barakumenyereye pe urasa neza murakoze turakwakiriye cyane murakoze cyane umeze neza yego tumeze neza wambaye neza murakoze murakoze cyane urebye rwose wambaye neza amashanete meza urabona ko uhagaze amafaranga menshi ubu uhagaze nkangahe umuntu akurebye wambaye nk'amafaranga ngaho ugereranyije ntabwo ari menshi ushobora kuyavuga umuntu agahita avuga ati ese ayo ntabwo ari amafaranga kuri njyewe gusa ni menshi kuri njyewe ni menshi Yesu ashimwe aba yakoze imirimo yego umeze neza mama Hirwa yego meze neza ko akiri mu kiganiro suhuza abakunzi bacu ndabasuhuje cyane abadukurikirana ndabizi ko muri benshi cyane ndabibona ndabasuhuje rwose Imana ibahe umugisha nanjye urakoze kunyakira amen turabashimiye abakunzi bahirwa TV Rwanda uyu munsi twagize umugisha uyu mubyeyi turi kumwe afite ibintu byinshi cyane byinshi bimuba ku mutima akeneye kutubwira akunda kutuganiriza cyane abadamu natwe abakobwa rega tuba twitegura kuzarushinga tuba dukeneye ibitekerezo byanyu mama cyane abana bawe Hirwa ameze ate Hirwa ameze neza yagiye ku ishuri na papa warashima Imana yagiye mu kazi mama Hirwa uyu munsi uri umubyeyi umuntu afite byinshi yakwigiraho uri umubyeyi twavuga ngo ukomeye yaba kukureba inyuma uri umubyeyi umeze neza ariko nanone no mu buryo bw'umutima imibereho urugo rwawe navuga ngo uhagaze neza ndashima Imana urashima Imana bayigereje ndayishima nagize amatsiko kandi n'inshuti za Hirwa TV Rwanda zagize amatsiko zihorana amatsiko yo kumva uburyo uyu munsi uri umudamu umeze neza uhagaze neza haba hari uburyo byagenze ntago byanga byakunda dukunda kumva ngo kubaka ni irindi shuri kubaka ntago ari ibintu byoroha ntago ari ibintu harimo nabo binanira ntago turi bubacire urubanza ariko bibaho yuko urugo rushobora kwanga ariko wowe mama Hirwa uyu munsi urakomeye uracyarwubatse yego mama Hirwa nirihe banga ubigenza gute reka nguhe nk'urugero njyewe numva ndacyari umukobwa reka mbarize wenda nk'abakobwa bagenzi banjye cyangwa se n'ababyeyi muri rusange bakunda guhura n'utubazo tugiye dutandukanye mu rugo ngiye ku giti cyanjye ndashaka kwibariza mama Hirwa uyu munsi tuvuge umugabo avuye nko mu kazi wambwiye ko yagiye mu kazi nk'uyu munsi umutware wawe avuye mu kazi arananiwe ariko ukabona atashye wenda avuga nabi afite uburakari ntago ntiyishimye atashye atongana kandi tuzi ko bibaho mama Hirwa ubyitwaramo gute byagenda gute nicyo umuntu yakora mu gihe ubonye umutware atashye arakaye atashye avuga nabi atashye n'intonganya nyinshi wowe nk'umudamu ni we mutima w'urugo wabigenza gute ndagira ngo utubwire natwe tuba dufite amatsiko amatsiko birumvikana yego
sibye no kuvuga ngo ni umutware wawe yaba atashye ukabona atashye yahindutse wenda uko yavuye mu rugo mu gitondo akagera mu rugo ukabona byahindutse, hari umwuka umuntu aba yabyukanye cyangwa yavuye mu rugo afite ariko yagera mu rugo ukabona wa mwuka yajyanye ntabwo ari wagarukanye. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni umutware wawe gusa, n'undi muntu wese mubana birashoboka ko yaba ari umwana mubana mu rugo, birashoboka ko yaba ari umuvandimwe mubana ariko nawe agataha ubona hari ikintu cyahindutse. Urambaje ngo icyo gihe wakora iki? Ikintu nakora rero mpereye yenda ku mutware wanjye aje nkabona hari ikintu kitagenze neza cyangwa nakoraga iki cyangwa uyu munsi bwo nabigenza gute. By'umwihariko ndagira ngo wibande ku giti cyawe, wenda uze no kutubwira no ku bandi. Jewe ku giti cyanjye ikintu ushobora gukora cyangwa nkora mu gihe umuntu yinjiye mu rugo nkabona ntago umwuka yavanye mu rugo ntago ari we afite. Njyewe sibye no kuvuga ngo n'umukozi wanjye tubana mu rugo, iyo hari ikintu mbona hari umwuka wundi waje ndabimenya, mpita mbona ko ku maso ntiyishimye, nkabona yenda muhaye karibu nkabona ntabwo bisanzwe. Rero icyo gihe ntabwo mpita ndakara kuko uriya muntu hari impamvu yarakaye. Rero ahubwo ngerageza guhita nshisha make kugira ngo mbanze menye impamvu uriya muntu yagize ikihe kibazo. Ubwo rero umutware we nkamubwira nti karibu, akinjira nkamwakira nk'ibisanzwe ibyo agomba guhabwa nk'umugabo mu rugo cyangwa nyiri urugo uhageze akabihabwa, ahubwo nkamuha umwanya wo kugira ngo aze kumbwira byenda byamubabaje. Kubimubaza rero ntabwo ngiye mbimubazanya uburakari. Hari ukuntu umuntu agenda we yaza yarakaye noneho nawe ukarakara kumurusha. Rero iyo urakaye kumurusha ntago we bya bindi yumvaga ashaka kukubwira bakibikubwiye, ahubwo urushaho kumwongera uburakari. We bisaba ngo ucishe make, ahubwo umubaze byagenze gute, ese ni njye nagukoshereje? Njyewe niko nakunze kubigenza ku giti cyanjye. Njye mfite impamvu zabinteye, n'undi wese afite impamvu imutera kumva hari uko yacira mugenzi we bugufi kugira ngo amenye ikibazo yagize gitumye yinjira mu rugo atishimye. Ariko njyewe impamvu yanjye bwite ni ukubaza umuntu ese wabaye amahoro, ese ni njye wabigizemo uruhare? Ni ukugira ngo ninsanga ari njye nabigizemo uruhare musaba imbabazi. Ariko nimba nta ruhare nabigizemo, icyo genda mutega amatwi, nanyemerera ambwire uko byamugendekeye, mubwire ntikomera kandi hangane, humura bizashira cyangwa birarangira. Mama Hirwa, tuvuge uramubajije uti se byakugendekeye gute? Ashobora no kukwihorera ntanagusubize, cyangwa se wenda akutse nabi kandi birakubabaje ku mutima. Hari ukuntu umuntu agusubiza ikintu ariko ukumva ikintu agusubije kiragutushije. Mama Hirwa, wakora iki? Ntago namushyiraho agahato, kuko birashoboka burya iyo umuntu afite ikintu cyamubabaje ntago ari buri wese bikundira guhita akivuga ako kanya. Rero nimba umubajije ukabona ntago ahise akwikiriza ngo akubwire uko byamugendekeye, umuha umwanya wo gutuza, umuha umwanya wo kubitekerezaho. Igikuru ni uko ubizi neza ko wowe nta ruhare wabigizemo. Rero umuha umwanya ukamureka agatuza, ahubwo we nawe ntumurakarire ngo ugire umujinya. Hari ukuntu umuntu yinjira yarakaye, nawe noneho wabona kuvugishije ahubwo ntukarakara kumurusha, ntabwo uba ukemuye ikibazo. Ahubwo muha akanya, namba akubwira ati nyihorera ndeka bundetse, mfite ibyambabaje bunyihoreye. Hari umuntu uteye gutyo akakubwira ati bundetse ibyanjye byambabaje ndabizi ndabyimenyera. Uwo muntu rero umuha akanya ukaba mwihoreyeho. Buryo uko umwanya ugenda ushira kandi nawe noneho kuko uyabonye wamwakiranye umutima mwiza, nta burakari nawe wagize, ahubwo we afata umwanya wo kubitekerezaho, umujinya cyane uburakari bukagenda bushira, nyuma akaba yafata umwanya wo kukuganirira, wenda ukaba wamubaza utakuse mugabo wanjye uyu munsi winjiye mbona utishimye, ko nakugabure tugasangira mbona utishimye, byagenze gute? Ese ni ikibazo wagiriye ku kazi? Ese ni ikibazo wagiriye mu nzira aho wagiye? Ese ni umuturanyi? Ese byagenze gute? Noneho nawe akabona akaguhambukira akakubwira uko byagenze. Ndetse n'umwana wawe niko nabigenze, ndagehirwa ntago arakura cyane, ariko nawe iyo mbonye yarakaye ndamwiyegereza nkamubaza uko byagenze. Tuvuge ntago ari umuntu wenda si umuntu ukwihoreye cyangwa ngo akubwiye ngo ndeka, ahubwo agusubije nk'ijambo ribi, ahise akuka inabi, kandi wenda
nturamenya yuko ari Ni wowe wowe. mwagiranye ikibazo, Yego. nturamenya ngo ni uwo hanze, nturamenya ngo byagenze gute, nyamara akutse nabi, Yego. wamwihorera? Njye namwihorera kuko bundi ko ijambo ryo muri bibiliya riravuga ngo ntabwo n'ukantu ryanditse ariko ririmo riravuga ngo gusubizanya ineza bihosha uburakari. Yego. Niba umuntu akubwiye nabi wowe ukamusubizanya ineza, wenda aragenda harayiga yavuga atari kuri uriya muntu se umuntu mbwira gutya wagahita nsubiza gutya, ariko urumva ko nazamuka nawe ukazamuka, cyangwa kuko wenda akubwiye nabi wenda akubwiye n'ijambo rigukomerekeje, wowe nawe wihita umubwira irindi rimukomeretsa kuko ntabwo uzi impamvu yakomeretse, kuko utaramenya impamvu iri kumutera kukubwira bya bindi byose. Niyo mpamvu ugomba wowe gucisha makeya kuko afite impamvu yabimuteye biriya byose, kuko yavuye mu rugo icyo kibazo ntacyo mwari mufitanye. Yego. Ariko uko amasaha ari buze kugenda arangira, nugira amahirwe ari buze kukubwira ikintu cyamubabaje, ariko no mu gihe atarabikubwira kandi we yakubwiye nabi, tuza uhita yizamuka nawe ngo uzamuke. Yego. Ahangaha twari turi kuvuga ku buryo wenda wakwitwara atashye yarakaye, ariko ndagira ngo tugaruke noneho, hari umuntu mu buzima bwa buri munsi atari ukuvuga ngo ni uko yatashye yahuye n'ikibazo mu kazi, ahubwo ugasanga ahorana intonganya igihe cyose aba yarakaye. Mu gihe ku bana ntiwigeze umubona nk'ako kantu, mugeze mu rugo nibwo noneho ubibonye yuko ahorana intonganya, ahorana amahane, ahorana umujinya, ukoze akana aratonganye, ukoze akandi aratonganye, ahora kuka inabi. Mu mahirwa urimo tubwire, urimo urabyumva gute, wowe wabigenza ute? Umuntu yakora iki? Aba babyeyi bacu bakora iki? Ba mama bacu bakora iki? Abahuye n'ibyo bibazo, natwe twenda kuzarushinga tuzabigenza gute? Nitugira umugisha. Umugisha muzawugira kuko abagabo barahari. Yego. Yego, abagabo barahari, abasore barahari bakeneye kubaka ingo. Nshobora gukora icyo gihe, mu by'ukuri hari igihe umuntu iyo umuntu agifiyansanya n'undi bakibwirana sheri shushu cyangwa bagishakana, izo ntonganya zishobora kudahita ziboneka. Yego. Ariko nk'uko umunyarwanda niwe yavuze ngo ntazibana zidakomanya amahembe, ntabwo bivuze ko erega ni umugabo ariko nawe ni umuntu. Erega ntabwo ushobora kumva ko umugabo ari wagukosereza wenyine nawe wamukosereza nk'umugore. Yego. Nta mpamvu zo kuvuga rero ngo umugabo ngo atashye, ese we mugore utashye nawe wahindutse, kuko nabyo birashoboka kuko nawe uri umuntu. Rero ahubwo icyo ushobora gukora, birashoboka ko uriya muntu ashobora kugenda ahinduka, ariko nawe ushobora kubigiramo uruhare gutuma umuntu ahinduka. Umuntu ashobora kuba mubi kubera undi, ariko n'umuntu ashobora kuba mwiza kubera undi. Kuko ndibaza hariho umuntu pe bishoboka ko ashobora no kukunaniza, akinjira nk'uko ukamubwira karibu, ukamutegura ati ibiryo akabyanga, ahubwo akagutuka, ukagerageza byanze bikunze. Rero hariho umuntu ugira ingeso nyine idashobora, niyo wakora iki idashobora guhinduka. Yego. Ariko nanone nk'uko birivuga ngo gusubizanya neza bihosha uburakari, hari ukuntu umuntu aza agaturuka hari akavuga ati uyu munsi wenda natinze, n'urugero ubundi wenda namenyeye kugera mu rugo saa 3, uyu munsi saa 4 zingiraho saa 5, rero ngomba kwinjira mu rugo nabaye intare, hatagira uvuga. Nabona ninjiye nabaye intare ntabwo ari buvuge. Ndakora iki rero? Ubwo nyine iyo kinjira mu rugo rero we yarakaye akavuga ati navuga uyu munsi ntago nkira, arinjira navuga nabi, wowe umubwira uti se wabaye iki, wabaye amahoro, byagenze gute, ni karibu, mbese umwereke ko wowe nta kibazo ufite. Noneho kuko hari abantu benshi muganira akakubwira ati hari ukuntu nyine nk'umugabo ashobora kuza we azi ko uyu munsi akaba ati munsi ndamugukubita, wenda iyo uganiriye n'abantu bagiye babivamo ati uyu munsi natashye nihaye gahunda ko ndi butahe umugore nkamukubita, cyangwa tugatungana nyine ibintu bigakomera. Nagiye mu rugo nkasanga umugore araseka, nagera mu rugo nkasanga yankure surprise, yanegura utuntu tudasanzwe, noneho nkabanze nkikaruma nkirakazaho gato, ariko byangiza bikanga. Kubera iki? Kubera bya bintu mbona yankoreye. Mu by'ukuri ugeze mu rugo usanze umuntu hari akantu gashyashye ndataherukaga kugutekera, hari akantu yakuguriye, buriya surprise iraryoha. Nurangiza ngo ujye gutuka umuntu cyangwa ugiye kumukubita, mu by'ukuri umuntu agahita acisha amagi. Rero buriya abanditsi b'ibitabo ni abahanga, wagiye kwandika ngo gusubizanya neza bihosha uburakari, yari yabitekerejeho. Yego. Birashoboka ko umuntu ashobora guhinduka, birashoboka ko atanahinduka kuko nta muntu uhindura ingeso, ariko umuntu ashobora guhinduka kubera undi, ashobora no kuba mubi kubera undi.
yego ariko wowe wareba uruhare rwawe ukavuga ati ko birashoboka ko uriya muntu ushobora kuba mbifitemo uruhare kuba buri munsi atahavuga nabi ubu nta ruhare agiye mbifitemo niba buri munsi agera mu rugo wenda ashobora kuhagera 3:00 z'ijoro wenda aramenyere kuza 2:00 mbere y'uko umubaza ngo waruri watinze hehe warukiri hehe byagenze wenda buze n'imodoka wenda habaye ibizazane byinshi banza utegereze umureke yinjire umuhakanya hanyuma nyumuze kumubaza uko byamugendekeye uko watinze byagenze byakugendekeye gute ko uyu munsi kutajya guziza isaha byagenze gute yego ariko nanone umuntu ntago yaba akinjira mu rugo iwawe nturamuha n'ibyo kurya nturamubaza umva ugatangira kumutuka ntaranakaraba ngo aruhuke ntaranakaraba ngo aruhuke ati n'ubundi barakumbwiye kuva kera ntushoboka niwanyu wari warananiranye ubwo urumva umwuka muba wamaze kwinjira ariko rero nukuri pe umuntu aje niyo aza akavuga nabi ugacisha make ukituriza ige nawe yigayo urakoze amahirwe nawe urakoze ndashaka kugira ngo tugaruke nanone ku kibazo kijya kiboneka hari nk'igihe usanga umuntu afite ibintu biba byaramubayeho ahashize he hari igihe ujya kandi gushakana n'umuntu ngira ngo ntabwo uba uzi buri kantu kose muhashize ashobora kukubwira ariko sinzi niba wenda ushobora gusanga yarakubwiye 100%, wenda hari ibyo utamenye ariko byamukomerekeje umutima yarababaye yahuye n'ibintu biramubabaza biramuremerera ibyo bintu abijyanye mu rugo ntiyagize umwomora ntiyagize umuvura icyo gikomere ndashaka kugira ngo twibande ku ruhare rw'umudamu nka mutima w'urugo mu kubaka ushatse umugabo usanze ameze gutyo afite ibyo bintu byagiye bimukomeretsa byinshi cyangwa nawe se nk'umudamu ufite nawe ibikomere byawe kandi bitomowe ntiwagize ugutetesha wenda hari abantu baba baravutse no mu miryango ntibane neza bagakurura babona ibintu ari imvururu gusa ujyanye icyo gikomere cyangwa se we arabizanye ndagira ngo umbwire wowe nk'umudamu icyo gihe wakora iki bya bintu bihora bimugarukamo bigatuma ahorana umwuka mubi mu rugo ahora ni nabi nta kubona nk'umuntu sinzi nimba uri kumva icyo kibazo neza ahora yumva nyine hari ibintu bimurimo mu mutima we bigatuma avuga nabi ahorana intonganya ahora aragerageza ariko we wakora iki jewe ikintu nshobora nda gusaba abagabo bubatse ingo yego n'abadamu babo nasaba rwose nyamuneka muhane umwanya wo kuganira yego umuntu arafata umwanya nda akihuta mukihuta kwirirwa umuntu ashaka ibyateza imbere urugo ariko burya amahoro yo mu mutima ruta ibindi byose yego nibura abantu bahane umwanya wo gushaka ibintu ako byibuze bisigire n'igihe bashobora kujya bafata umwanya wo kwicara bakaganira umuntu yicara abaze undi kuko bijya bibaho ko umuntu akumbura umuntu cyangwa wifuza umuntu ushobora kuganirira ibyawe yego ukabana nabyo nibuka aho namariye gutanga ubuhamya bwanjye hari abantu bamwe babwumvise bafata nimero yanjye bafata iya mbere barampamagara yego nk'abatuye hano muri Kigali akambwira ati wambabarira ukampa umwanya nta kindi ngushakaho nyemerera nzaze twicarane ngiye ureke mvuge ariko ntega amatwi kuko numva ibintu mfite ntago mbona umuntu mbibwira nyamara afite umugabo babana yego nyamara afite umugore babana arubatse ya ubundi wakabaye ushwanyukira umuntu mubana kuko niwe buryo ubukuzi ariko nimba bidashoboka ko ushobora kumenekera umuntu bana nawe ukumva wajya kumenekera undi muntu nuko wa muntu mubana bataguhaye umwanya yego ariko ntago ariko bikwiriye mu by'ukuri umuntu aba akwiriye gufata igihe mureke dushake iby'isi rwose ni byiza mureke tubishake pe ariko byibuze nanjye ndisabira nakupayirwa rwose nawe uzabyumve yenda ndanabimusaba nawe ajya afata umwanya avuga ati nibura uyu munsi cyangwa amasaha 2 sheri wanjye ureke twicara ahantu tuganire kuva tukimenyana wenda byibuze mutangire no kuri ako kantu mujye muri story y'ubuzima bwanyu cyangwa nawe akuganirira akiri umukobwa kera akuganirira akiri inkumi kuko hari ukuntu umuntu ahura n'ibikomera akiri umukobwa yego akarinda arongorwa atarabonye umuntu abibwira rero iyo agiye gushaka bya bikomera akiri kumwe nabyo byanze bikunze abyinjirana no mu rugo yego kuko nje nihaho urugero kubana n'umuntu ufite ibikomere aravuna yego aravuna
bisaba nyine ngo wowe ufate umwanya, niyo mpamvu mvuga ngo umwe aba ari iyo umugore n'umugabo babana mu rugo, umwe aba ari umuganga wundi. Umwe ashobora kuvura undi rwose, yamwomora n'ibikomere bikemera, ariko kuko wamuhaye umwanya. Nimba iteka ryose ubana na mugenzi mwasekaga ariko ukabona habayeho umwanya wo kudaseka, kurikirana impamvu mugenzi wawe atasetse, kuko burya impamvu irahari kandi yaseka kubera wowe. Nihaho urugero, hari igihe umutware wanjye kera ntari ntarabyarahirwa ariko twabaga turyamye kubera ko hari ibintu by'ibikomere giye mfite nibanira kandi nkumva sinanabimubwira, cyangwa nawe ntiyabaga yanabimbajije. Ntago yabaga yabimbajije, twakoraga nyine iby'urugo biraho bisanzwe, ariko iby'ubuzima bwanjye bwite nkumva igihe kiragera birabyimba, biba byinshi. Noneho twaba turyamye nkumva ndashaka kuvuza induru, naraturikaga nkarira, atantutse atambwiye nabi, yewe nanariye, ariko nasubira inyuma nkumva mfite agahinda kenshi mu mutima. Kuko icyo gihe twe tumaze nk'imyaka nk'itatu tubana, urumva nari ntaragira n'imyaka myinshi yo gutinda kubyara, itaraba myinshi cyane, nkaturika nkarira. Akambaze se bimeze gute, ko agashakisha impamvu yose, ariko giye nkumva mfite agahinda kubera ko mfite ibintu ntarabona umuntu wabimbaza. Ibyo nabyo bikankomeretsa. Noneho ubundi nabwo numva nkabwira reka nshyire induru ku munwa, nkamubwira ntimbabarira, nkamubwira twicaye nk'uku, nkamubwira reka ndumva ngiye kwiruka, nshyire induru ku munwa kuko ndumva umutima wanjye ushaka gushwanyuka. Ariko nuko nari nkeneye umuntu wantega amatwi, komorwa, umuntu wanyumva. Nta wundi muti rero iyo ubonye umuntu uganirira ibyawe akaguha umwanya. Rero umugabo wawe yakubera muganga, yaguha umwanya, wamutega amatwi. Mama wawe yakubera muganga, yaguha umwanya. Mukuru wawe yaguha umwanya, musaza we yaguha umwanya ukamuganirira. Ndetse nawe umuntu wese yaba muganga wundi amuhaye umwanya, kuko buri muntu wese, nta muntu burya ubura ikintu cyamushimishije cyangwa cyamukomerekeje, ariko n'ibyishimo ushobora gushaka uwo wabibwirana. Turagushimiye cyane Mama Hirwa, wakoze kubana natwe uyu munsi, twishimye. Kandi nanone abantu badukurikirana buri munsi baze kumva iki kiganiro, ni ikiganiro cyiza, ngiye nanezerewe nabo kandi ndabizi ko bari bwishime. Mama Hirwa turagushimiye, Imana ikomeze kukubakira, ikomeze kubana nawe, urakoze cyane.